dufite ntabwo turi ninde cyane kandi buri wese akomeza asengera mu mutima we kugira ngo uyu mwanya wari kuza kuba impfabusa. Rero ku batazi n'abashyitsi amazina ni Muhire Elize, turi hano kubw'umurimo w'Imana ariko n'ubundi tubarizwa muri lokale ya Kigali cyangwa se muri uyu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Kigali, akagari ka Nyabugogo niho dutuye. Rero tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana ariko turarebera hamwe imbaraga z'amasengesho. Turebera hamwe iki? Imbaraga z'amasengesho. Tugiye kurebera hamwe imbaraga z'amasengesho. Amasengesho afite imbaraga zidasanzwe, ndetse abantu baramutse basobanukiwe imbaraga z'amasengesho, buri muntu wese yakunda gusenga, ndetse gusenga yakurutisha ibindi bintu ibyo ari byo byose. Rero tugiye kurebera hamwe muri magufi imbaraga z'amasengesho, abagiye bayakoresha n'icyo yabamariye, nubwo tutari bubirebe byose ariko turagerageza kureba bike muri byo, tunahereye muri Bibiliya ndetse turabasoma n'umutwe w'ubuhanuzi. Duhereye muri Bibiliya harimo igitabo cy'umugabo witwa Yona. Ngira ngo amateka y'uyu mugabo murayazi, abenshi abantu basenga aya mateka benshi barayazi, benshi barayazi. Rero ntabwo turi bubisome n'ubundi byose ariko nagerageza kuyacamo buke. Uyu Yona yari umuhanuzi w'Imana, yari umukozi w'Imana, yakundaga iby'Imana, ariko Imana iza kumutuma mu mudugudu kugira ngo azajye kuwuburira witwa Ninive. Uyu mudugudu rero Imana yari imutumyeho, Imana yari ibonye ibibi byari biwurimo n'amatwara yawo ari mabi, irangije yifuza ko yawurimbura, ariko kubw'ubugira neza bw'Imana yumva itawurimbura itaburiye abawugize, maze ituma Yona kuko yari azi ububi n'ubugome bwo muri Ninive, yanga kujyayo, arahunga. Arangije ubwo yari afashe urugendo ahunze, rero burya hari n'igihe tujya kwifuka abantu bagahunga Imana, kandi Imana ntaho wayihungira. Imana nta hantu wayihungira, aho ugiye hose ibikureba nubwo wajya munsi y'ubuvuzi. Yona rero nawe mu bwenge bugufi yibwiraga ko bwahunze Imana, ko aho agiye kujya Imana itabasha kuzamubonayo cyangwa ngo imukureyo, nuko arahunga. Ariko igihe yari ari guhunga anyura mu nyanja, Imana nayo imwereka ko n'inyanja nayo ari iyayo. Nuko inyanja irivumbugatanya. Muzasome neza muhereye mu gice cya mbere. Byageze aho ngaho ngo bakora n'ubufindo bashakisha ikitumye inyanja irakara. Bageze aho ngaho rero baza gusanga ari Yona wari wibereye muri ubwo bwato atuje, ariko ari guhunga Imana. Umwanzuro bafashe ni uko nawe yivugiye ati nimundohe muri iyi nyanja iraza kubaturiza. Kandi koko niko byagenze, aho kugira ngo bapfe benshi bemeye gutanga Yona, bamujugunya mu nyanja. Mu nyanja rero habamo ibintu bitandukanye, ariko cyane cyane bibamo n'amafi. Burya ngo n'inyamaswa nini ku isi iba mu nyanja. Buriya hari igihe tubona inzovu, tukabona intare, tukabona n'imbogo n'ibindi binyamaswa tukagira ngo ni binini, ariko inyamaswa nini ku isi iba mu nyanja. Inyamaswa nini ku isi iba mu nyanja. Buriya amafi niyo agira ibifi binini biruta izindi nyamaswa zigenda amaguru. Ubwo rero hari n'ifi baroba mu nyanja bakayishyira mu modoka, imodoka ntiyagutwara. Ubwo rero ifi imwe mu byo Imana yaremye, Imana irayikoresha, irazimimiza Yona, iramumira, imuterera mu nda nk'iyibonye icyo kurya, irangije iramwibirana, imusubirana hasi, iramugendana. Ariko mu merekezo Imana yerekeza aho n'ubundi yashakaga ko Yona ajya kubwiriza. Aragenda
iramugendana igeze ku nkombe Imana yitera isesemi iramurutsa. Ariko Yona ngo ari muri mu nda y'iyo fi naho yarasenze ko yibutse ya Mana, yibuka ko yayihemukiye, yibuka ko yayihuza atari kumva. Bigeze mu gice cya kabiri muzahasoma ngo Yona asengera mu nda y'urufi, yibutse Imana maze arasenga. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Abafilipi 2 bavuze ngo n'amavi biri munsi y'inyanja ngo nayo azajya apfukama. Ubwo benda hari Yona niba arapfukamye niba yaragize ubu ntawe ubizi, ariko Imana yandikishije ibyo irabizi. Yona nawe yarasenze asengera mu nda y'urufi ariyo ngo munsi y'inyanja. Nimusoma kino gitekerezo muzasanga nawe yaravuze ngo ndi munsi y'imisozi, mu mizi y'imisozi, aho imisozi itangiriye niyo hasi yarari asa nk'aho ari mu kuzimu. Arasenga asengera mu nda y'urufi, nuko ifi iragenda imuruka ku nkombe. Yona abonye ko nta buhungiro naho yahungira Imana, aravuga ati nta kundi byagenda, ubu ngiye kwemera Imana imwe. Nuko aragenda ajya kuburira wa mudugudu, ariko awuburira n'ubundi yumva atabishaka. Avuga ati wa mudugudu we wowe Ninive ugiye kurimbuka, abakugize bose bagiye kurimbuka. Arazunguruka umudugudu wose iminsi 3 yaraburanye, ariko uwubwiriza awuburira, ariko mu mutima we yumvaga n'ubundi Imana ikwiriye gusohoza icyo yamunyurijemo, ari ukurimbuka kwahe. Maze Ninive bahumviye iryo jambo ngo ryaragiye, bose barabyumva, biragenda bigera no ku mwami utwara icyo gihugu kinini. Ni naho nifuje cyane ko twaza gusoma noneho mu gice cya 3 ndahera ku murongo wa 6, ariko muzahera ku murongo wa 1. Ijambo rigera ku mwami w'Ninive, ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, yiyambura umwambaro we yambara ibigunira, yicara mu ivu, ategeka itegeko n'abatware be b'intebe baryamamaza i Ninive bati umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo n'amashyo n'imikumbi bigiye kurisha kandi bigiye kunywa n'amazi. Ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira, abantu batakambire Imana bakomeje kandi bahindukire. Umuntu wese areke inzira ye mbi, areke n'urugomo agira. Ntawe ubizi ahari aho Imana yahindukira ikigarura, ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite n'iturimbuka. Umwami amaze kumva neza iyi nkuru yari izanywe na Yona, arangije ategeka itegeko, ariha n'abatwara, arabagira ati mugende muzungurutse igihugu cyose, mukibwire buri muntu yibabaze, umuntu areke inzira mbi, umuntu areke ibibi, buri muntu akore neza, dusenge dutakambira Imana, ntagire umuntu urya, ntagire n'usogongera. Amatungo ntimuyahe ubwatsi, nayo adufashe gusenga, yirirwe yabira, ntabwo twirirwe dusenga. Ihene zirirwe zihebeba, intama zihebebe. Imana irebe ko buri kintu cyose kibabaje, benda hari Imana yakwisubira. Niturimbura uburakari bwayo bwagabanuka. Iryo tegeko riratanga, riragenda bari ko bigenda byubahirizwa mu gihugu cyose, uhereye ku mwami ukagera ku muntu waciye bugufi, no ku matungo byose birirwa basenga, birirwa batakambira Imana, bayibwira kubababarira ibyaha. Abantu banga ibyaha bariyeza, n'amatungo yirirwa ku misozi ari kwabira, ariko bayimye ibyo kurya. Nuko ngo Imana irebye uko kwibabaza, nuko irongera risubira. Umurongo wa 10, Imana ibonye imirimo yabo, uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yabageneye, ntiyabibateza. Ireka ibyago yari yagenda gute? Ntiyagenza gute? Rero ni imbaraga ituruka mu masengesho, bijya bituma Imana iyo amasengesho asenga mu mwete no ku mutima no kwiyeza biriho,
byahindura n'icyemezo Imana yari yafashe. Imana yari yafashe icyemezo cyo kurimbura Ninive, ariko basenze bibabaje batakambiye Imana, basizaho no kwiyeza no kwanga ibibi, Imana iravuga ati ubu bwoko sinaburimbura. Nuko irongera irabareka, barongera babaho. Ariko Yona wari uri kubwiriza, muzasome ngo yababajwe nuko Imana itarimbura Ninive. Ntabwo dukwiriye gusenga amasengesho nk'aya Yona, nubwo hari icyo igitekerezo cyane kikwiriye kutwigisha. N'igihe dusabira abarimbuka cyangwa tunabigisha, ntabwo dukwiriye kubigisha ngo nabo kurimbuka, ahubwo twe tugira amahirwe tukabona bihanye bizatunezeza. Rero imbaraga, icyo nashakiraga muri iki gitekerezo ku mbaraga y'amasengesho, nuko uyu mwami yategetse bwikubagaho, maze abantu bagasenga, ndetse nawe abishyizemo ubushake n'amatungo akabafasha kwirirwa boroga. Imana yemeye guhindura igitekerezo cyangwa se umwanzuro yari yafatiye Ninive. Murumva ko mu masengesho harimo imbaraga ikomeye cyane. Nanone mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ni igice cya 16, muzasoma icyo gitekerezo muhereye ku murongo wa 16. Ni igihe Pawulo na Sila ngo bageze mu mudugudu wari urimo umwana utewe na dayimoni, ariko uwo dayimoni akora ibitangaza binyurije muri uwo mwana. Noneho ngo uwo mwana akaba ameze nk'umupfumu wapfumuriraga ba sebuja, ariko n'umudayimoni umurimo ba sebuja bakabona indamu. Turi kujyana, nzayasome muri icyo gice ubwo ndashaka kugira ngo twihute. Noneho indamu bazibonaga bazikuye ku mudayimoni uri muri uwo mwana. Ba Pawulo bahageze muri ako gace, ngo uwo mwana akajya biruka inyuma avuga ati dore ngaba abana b'Imana, bano barababwiriza iby'ukuri. Ngo akajya bigenza gutyo uko bwije n'uko bukeye, agakurikira ba Pawulo. Ngo bageze aho ngaho, ngo Pawulo aravuga ngo yirukana uwo mudayimoni wari umurimo, aravuga ngo ndamwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mudayimoni amuvamo, amaze kumuvamo, ba sebuja wa mwana bamubonagaho indonke, babona ko batazongera kumubonaho iki? Indonke. Barangije banga ba Pawulo, barabafata ngo barabakurubana, babashyira abategeka, ngo babarega ibinyoma, barababwira ngo bajya kubarega, bari kubataba abantu, babuza abagize umudugudu bose umutekano. Ngo n'abategetsi nabo barabafata nta kirego kizima bababonyeho, ngo barabakubita, barangije babashyira mu nzu y'imbohe. Bamaze kubashyira mu nzu y'imbohe, ngo babwira uwari ushinzwe imbohe ngo abarinde, kandi abarinde cyane. Ngo nawe ategeka kubafunga, ngo bakababoha n'amaguru n'amaboko, babashyira muri gereza. Pawulo na Sila bageze